Indangamuntu nshya ikoranye ikoranabuhanga. Indangamuntu y'ikoranabuhanga hano mu Rwanda, dore uko ikora n'uburyo wayibona. Waba uzi ko indangamuntu yawe isanzwe igiye gusimburwa n'indangamuntu ikoresha ikoranabuhanga? Ubu ushobora kubona irangamuntu izagufasha mu mahirwe menshi muri serivisi za leta ndetse n'iz'abikorera. Irangamuntu ikoranabuhanga cyangwa se ni ikarita nshya ifite ubuhanga, ubushishozi, ubugenzuzi, amakuru yawe yose, ikoranye amazina ndetse na nimero yawe, ndetse igikumwe cyawe ndetse ifoto yawe. Iyi karita yakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu NIDA kugira ngo itange umutekano no kwihutisha serivisi. Iyi karita ya ID ishobora gukoreshwa mu gusinyira kuri mudasobwa, gusaba serivisi z'irembo, gufungura konti muri banki no kumenyekana vuba nta bibazo. Ikoresha PIN cyangwa se igikumwe, ibizwi nka fingerprint, cyangwa kandi ntishobora kwiganwa cyangwa kwangirika byoroshye cyangwa se kuba bayikwiba. Uburyo ushobora kuyibona: ushobora kuyisaba unyuze kuri www.irembo.gov.rw cyangwa ugasura ibiro bya NIDA. Iyo usabye ID nshya baragufata ifoto nshya, igikumwe ndetse n'andi makuru ya biomedical y'ubuzima. Iyo umaze kubona SMS ko irangamuntu yawe irangiye, jya kuyifata ku murenge wawe wabaruwemo. ID izagufasha kwaka ubwisungane mu kwivuza mituweli, izagufasha gusaba serivisi za leta nka driving license, kandi izagufasha no kwirinda ko abandi bayiyitirira cyangwa se bakwiyitirira izina ryawe, ndetse no kubona serivisi z'akazi n'amabanki mu buryo bwihuse. Niba utarayisaba, jya ku rubuga rw'irembo cyangwa ugane ibiro bya NIDA. Indangamuntu ikoranabuhanga ni intambwe ikomeye mu guhindura ubuzima bwa buri munyarwanda wese. Kurikirana Emitech TV Show kugira ngo ujyane natwe mu iterambere. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.